Turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza. Ni nako kandi twongera kubifuriza kugira umwaka mushya muhire wa 2025 uzababere uw'umunezero, iterambere ndetse no kuba bazima. Yes, nkuko mubimenyereye rero iyi ni company yanyu Nzuri Business Group Limited idahwema kubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa, ikodeshwa ndetse kandi ikanamanaginga imitungo yanyu ibafasha kuyibyaza umusaruro. Si ibyo gusa no kubera ko tububakira amazu meza kandi agezweho ku giciro cyiza cyane, ari nako kandi tubafasha kubona ibyangombwa byo kubaka cyangwa se kuvugurura. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami. Komeza ukande subscribe wowe utarabikora, cyangwa se sabone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa, hanyuma tujye tubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Nkuko muri kubibona ku mashusho, nkuko muri kubibona ku ma screen yanyu, turi kubereka inzu nziza cyane y'akataraboneka ya etage nziza cyane turimo tugurisha amafaranga atari menshi. Iyi nzu ikaba iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati muri quartier ikunzwe cyane, nta handi ni mu karere ka Gasabo ahazwi nka Kibagabaga. Iyi nzu iri Kibagabaga rwose, ni inzu nziza kandi inzu igezweho ya etage. Iyi nzu ndagira ngo mbamenyeshe ko ari inzu nini, ifite ibyumba 5 binini byo kuryamamo, ikagira douche na toilette enye, ndetse ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine nziza cyane ifite na stock yayo. Si ibyo gusa kubera ko buri cyumba muri iyi nzu kigiye kirimo garde robe cyangwa se akabati k'imyenda, ari nako kandi iyi nzu yose irimo amarido. Iyi nzu ikaba ifite na douche igezweho ya jacuzzi muri chambre principale, mbese n'andi madushe yose agiye agezwe afite amakabine. Iyi nzu rero niba wayikunze ukomeze duhamagare kuri izi nimero turakomeza tugenda tubereka mumaze kumenyera, arizo 0788 48 67 cyangwa se 0781 2 inshuro 3 0123. Yes, nkikubwira rero iyi nzu ndagira nkwibutse yuko ifite ibyumba 5 binini byo kuryamamo, douche na toilette enye, salon, salle à manger na cuisine ifite na stock. Si ibyo gusa rero kuko iyi nzu ifite na annex iriho ibigega by'amazi hejuru, kuko amazi nta kibazo cy'amazi ushaka kugira, irimo amazi ashyushye, irimo ibintu byose nkenerwa byo ku nzu igezweho ijyanye n'igihe. Iyi annex kabigizwe n'icyo twakwita icyumba cy'umukozi, stock, cuisine yo hanze, douche na toilette byo hanze n'ibindi. Ikaba kandi ifite parking nini cyane iyi nzu, ndetse na jardin ihagije. Iyi nzu ntabwo ikwiriye kugucika nyaboneka, nk'umusirimu ushaka inzu nziza cyane iri muri Kibagabaga kandi uruhande rwiza. Kibagabaga ikunzwe, nta yindi ni Kibagabaga yahariya kuri Pilipili. Iyi nzu iri hariya kuri Pilipili rwose mu ruhande rureba Nyarutarama. Ikaba ishaka miliyoni 350 ni igiciro cy'iyi nzu, kandi kiri negociable. Miliyoni 350 iyi nzu rwose ushaka kuhagera tukabiganiraho, tukaba twagukaturiza. Ikindi nakubwira nuko iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 400. Urumva ko ari inzu y'akataraboneka kandi yubakishije ibikoresho bigezweho. Komeza rero ukande subscribe, cyangwa se sabone, ubundi dukomeze kubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Ciao, turabakunda cyane. Ni karibu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami.